Jenoside yakorewe abatutsi yatwaye mama, itwara papa, itwara barumuna wanjye Esperance na Mutesi, itwara nyogokuru, itwara bakuru ba mama n'abandi abana babo, abantu bose mbese kuko mama benshi bose barabishe. Nitwa Elyvanie Mukangoga, ntuye muri California, Amerika, USA. Jenoside iba n'ubundi nari ntuye muri California, USA. Ariko ndi Umunyarwanda, navukiye mu Rwanda. Nanditse igitabo cyitwa Imbaraga zo kubabarira, cyanditswe mu Cyongereza. Utubwiye ko Jenoside iba wowe wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utabaga mu Rwanda, none ni gute wabashije kwandika igitabo kuri Jenoside? Nabashije kwandika igitabo kuri Jenoside kubera yuko nubwo ntuye muri Amerika, ikaba yarabaye kandi iri muri Amerika, nabuze ababyeyi banjye, papa na mama, mbura abavandimwe banjye, no kuri mama abenshi bose barabishe, bongeyeho nyogokuru, ndetse abavandimwe ba mama benshi barabishe. Ubwo n'iwacu ndetse barahasenye. Ibyo rero byatumye nshobora kwandika kuri Jenoside kuko rwose nayibayemo nubwo nari mu mahanga. Ibikomere natewe na Jenoside ni byinshi cyane. Mu Kinyarwanda cyakora sinzi kubivuga neza, hari depression, hari isolation, kuba jyenyine, kwigunga, hari kwiheba, kwiheba, kumva ndi jyenyine, ni byinshi, gutekereza cyane, cyane cyane ikintu nagize ni ukubura umuryango, kumva ndi jyenyine. Nari mfite abana 3 nabyariye mu mahanga, ababyeyi banjye ntabwo bigeze bababona. Mu by'ukuri nababariye abantu bishe ababyeyi banjye kuko nicyo cyashobora kumpa amahoro. Iyo natekerezaga kuba ndi umuntu, natekerezaga mbese kubona umubyeyi wanjye bari kumutema, bari kumugirira nabi, ngomba kujya kumutabara, ngomba kugira ikintu nkora. Rero umuntu ufite umupanga ari kumutemagura, nanjye kugira ngo ntabare, nta kindi nakoresha ni gutemagura. Nanjye nagenda, nicyo numvaga nakora nyine kugira ngo ntabare. Ariko iyo nabikinaga mu mutwe mbitekereza, narababaraga kurushaho, kandi ababyeyi bari bamaze gusinzira. Ubwo noneho rero kandi Imana yaturemye ntabwo yemera kwihorera, nta nubwo yemera no kwica. Imana iravuga iti mureke abe aribyo uzabahorera. Ubwo rero ibyo nabitekereza nkababara kurutaho kandi nkibaza n'iby'Imana. Ubwo rero mpitamo kubabarira. Ntabwo byari byoroshye, naranasengaga nkabishyira mu maboko y'Imana, Imana bimfashe. Ariko noneho by'umwihariko igihe cyaratambutse mu 2007 nibwo numvise rya jwi noneho rimbwira riti waratsinzwe muri byinshi, nta nubwo ugomba kubaho. Icyo kiganiro nakibabwiye mu itangiriro. Noneho mvuze nkeneye kubaho, rirambwira ngo nimbabarire. Ibyo noneho birutaho kuruta ibyo najyaga nkora bisanzwe kubera ko navukiye mu Gikristo. Ubwo noneho mbona ko ari ibintu bikomeye cyane ko ngomba kubabarira byanze bikunze. Kwandika igitabo nacyanditse nshaka gusangiza isi ibyabaye by'ukuri, bimenyekane ku isi yose, kandi nkomeza abantu nigisha kubabarira kugira ngo babashe kubohoka. Niyo mpamvu rero yatumye nandika igitabo. Kwandika ni terapi,
sinzi mu kinyarwanda icyo terapi nayita, ni nk'umuti. ni nk'umuti, birafasha. Kandi noneho ni amateka, iyo ikintu cyanditse kikaba published, umuntu wese ashobora kugenda akamenya, agasoma, akamenya ibyabaye, bityo ndetse ntibizongere no kubaho, kubera ko byanditswe mu kuri kwabaye, atari ukuvuga ngo ni umuntu w'umunyamateka wanditse, umuntu wabibayemo yabyanditse, n'iby'ukuri ntawabishidikanya.